ya myaka 190 igiye kurangira, kuko twabonye ko mu gihe Yesu yapfaga hari hasigaye imyaka 3 n'igice. Iyi myaka yarangiye gute rero? Intumwa za Yesu zari zatangiye umurimo, Yesu yari yasubiye mu ijuru. Muri bo harimo abadiyakoni batoranijwe, harimo n'uwitwa Stefano, buzura mwuka wera kandi bagombaga gukora imwe mu mirimo yo mu rusengero, kandi bari buzuye mwuka wera, bari abantu batoranijwe. Hanyuma Stefano aza gufatwa kuko yabwirizaga ubutumwa bwiza, arafatwa ngo yisobanure. Afashwe n'abaki? N'abayuda. Urukiko rw'abayuda rwitwaga Sanhedrin ruramufata. Hanyuma Stefano ababwiza ukuri, ababwira amateka yabo, ababwira intangiriro yabo, ava kuri Adamu araza kuri Aburahamu, arakomeza ababwira kwigomeka kwagiye kubaho, uburyo abayuda ba Isirayeli bagiye bakomeza kwigomeka ku Mana, basekuruza bakomeje kwigomeka ku Mana. Arangije agera kuri bo ati, none namwe ntimukoze ibitandukanye nabyo, mufashe urya mukiranutsi muramwishe, mwaramwishe, nyamara yari yaje kubakiza. Umva uko yababwiye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, cyangwa se urwandiko rwanditswe na Luka rw'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 7:51 kugeza 58, ngo yemwe abatagonda ijosi, mwe abatakibwe mu mitima no mu matwi, iteka murwanya mwuka wera, uko basekuruza banyu bakoraga niko namwe mukora. Ninde mu bahanuzi basekuruza banyu batarenganije? Bisha bavuze ibyo kuza kwa wa mukiranutsi bitari byaba. None namwe mwaramugambaniye muramwica, kandi ari mwe mwahawe amategeko n'abamarayika ntimwayitondera. Ngo babyumve batyo, Abayuda bazabiranwa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo, barasakuza cyane, biziba amatwi, bamugwirira icyarimwe, baramukurubana, bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli. Uyu Sawuli niwe wahindutse Pawulo. Sawuli yarenganyaga ubwoko bw'Imana, ariko nanone azikakorera Imana, kubera yuko abafarisayo bari baramwemeje yuko intumwa za Yesu arizo zifite ikibazo, ko zayobye. Hanyuma kuko we yari umusirikare w'Umuroma, akajya arenganya ubwoko bw'Imana atumwe n'abafarisayo. Ariko Sawuli Imana imwitegereje ibona ko ishyaka afite nubwo riri mu bugoryi, ariko azi ko ibyo akora ari bizima. Yesu aramwiyereka ubwo ari mu nzira ijya i Damasiko. Pawulo muzi ko yahindutse intumwa mu cyimbo, cyangwa se yahindutse intumwa mu cyimbo cyo kuba umusirikare, nawe atangira kurenganyirizwa ubutumwa abo yarenganyaga nk'uko nawe yarenganyaga abandi. Pawulo atangira ubwiza ubutumwa mu banyamahanga, aragenda ajyana ubutumwa hirya no hino ku isi. Nyamara Stefano yababwije ukuri, ababwira yuko imyaka yabo irangiye. Imyaka y'Abayuda yarangiranye no gupfa kwa Stefano, kuko Stefano yatewe amabuye muri 34, kandi nubara neza urubuze gusanga ko ya myaka 490 yari irangiye. Imyaka 490 yari irangiye. Stefano aterwa amabuye, imyaka 490 irarangiye. Abayuda biyambuye ubwami bw'iki? Bw'Imana. Ntibigeze babwemera, ntibigeze bemera ko Yesu yapfuye akazuka. Igihe abasirikare bavugaga ko Yesu yazutse, muzabisome muri Matayo 28, abafarisayo babaguriye, ababahaye amafaranga, babahaye izahabu n'ifeza ngo bagende bavuga ko Yesu atazutse. Abafarisayo ntibemeye Yesu, kandi ngo guhera icyo gihe Abayuda bose abataragenderaga mu by'ukuri babayeho bemeza ko Yesu atazutse, ko intumwa zari zo zamwibye. Hanyuma rero ntabwo iby'Imana bihatirwa umuntu utabishaka. Abayuda, Abisirayeli ntibemeye Imana, ntibayikunze, barayiretse. Ubutumwa bwahise buhindukira bujya mu banyamahanga, mu Bagalatiya, bujya mu Efeso, bujya mu mahanga yose, mu Buhinde n'ahandi hose, kugeza ubu nubwo butugezeho na hano mu Rwanda. Natwe turabwakira, bityo tuba abaragwa nk'uko byasezeranywe. Ibyo ndibuze kubigarukaho. Reka turebe amaherezo y'Abisirayeli nk'uko avugwa na Pawulo, kandi Pawulo nawe mwibuke ko ari Umuyuda. Arabyivugira hano mu Baroma igice cya 11, aravuga ngo nanjye ndi Umuyuda, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ni Umwisirayeli. Avuga ku Bisirayeli rero bene wabo mu Baroma igice cya 11 umurongo wa 11, uwa 13 kugeza 14, uwa 14 kugeza 18, 20 na 23, niho amagambo ngiye gusoma ari. Nuko ndabaza nti,
basitariye kurwa rwose ntibikabeho, ahubwo kugwa kwabo kwatumye agakiza kagera ku banyamahanga kugira ngo bitere ishyari abisirayeli. Ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga yuko nubahiriza umurimo wanjye, kuko ndi intumwa ku banyamahanga, kugira ngo ahari nteze ishyari bene wacu, mbone uko nkiza bamwe muri bo. Ariko niba amashami amwe yarahwanyuwe, nawe uri umunzenze wo ku gasozi, ukaba waratewe nk'ingurukira hagati y'amashami, ugasangira nayo amakakama n'igishyitsi cya elayo, ntukirarire ngo ugaye ayo mashami. Niba wirarira uyagaya, wibuke yuko atari igishyitsi gitewe kuri wowe, ahubwo ni wowe umeze ku gishyitsi. Ni koko kutizera niko kwayahwanyuje, none nawe kwizera niko kuguteyeho. Ntukibone, ahubwo utinye, kuko ubwo Imana itababariye amashami ya kavukire, nawe ntizakubabarira. Kandi na ba bandi nabo nibatagunda kutizera kwabo, bazaterwa nk'ingurukira, kuko Imana ishobora kubagaruraho. Hano icyo mubashije kumva, hano hari igishyitsi cyitwa elayo. Icyo ni Yesu Kristo. Abayuda bakomokaga kuri iki gishyitsi, bari ubwoko bw'Imana bw'umwimerere, ariko ntibasohoje ibyo Imana ishaka. Imana ibahwanyura ku gishyitsi cy'ukuri, maze abanyamahanga bari abapagani batari bafite n'amasezerano nk'ay'Aburahamu, baterwa kuri iki giti cya elayo, batangira kunywa amakakama y'iki giti, baterwa nk'ingurukira, baterwa kuri iki giti. Hanyuma Pawulo aravuga ngo, nuko rero wowe munyamahanga utewe ku giti mw'ubwo buryo, ntiwirarire, ahubwo utinye. Kuko niba abisirayeli barahwanyuwe ku giti kubwo kutizera, harya wowe nutizera uzakigumaho? Oya. Rero abisirayeli, nako abanyamahanga bagenzi banjye, twebwe twatewe twise ubwo bwoko bw'Imana tutari abisirayeli, tujye twitonda, twubaha Imana, kuko icyo ari cyo cyonyine kizaduha gukomeza kuramira kuri yo. Naho nibitagenda gutyo, Imana yaretse abisirayeli, natwe yatureka. Ibyo tubyumve neza. Kandi n'abisirayeli ngo nibatagundira kutizera kwabo, bamwe bo muri bo bazemera Imana, ngo bazaterwa nk'ingurukira. Iri jambo narishakaga. Guterwa nk'ingurukira sibyo bari bagenewe mbere, babo bagombaga guterwa nka elayo y'ukuri. Ariko kuko bagomeye Imana, nabo iyo bihannye baterwa nk'ingurukira, nk'uko natwe duterwa. Muri make, ntabwo abayuda bagenerwa n'amahirwe. Baba pasiteri barabashuka. Ntabwo abayuda bagenerwa indi mahirwe ku buryo noneho bizahindukira tukaba dushobora gushakira agakiza mu bayuda. Oya. Cyangwa se ngo dushobora kwitega ibintu runaka bizaba mu bayuda kugira ngo hari imperuka ibeho n'ibindi byose. Oya. Ntabwo tuzategereza abayuda rwose, ariko abayuda bazubaha Imana bakayumvira, bazaterwa nk'uko umunyarwanda aterwa ku Imana, bazaterwa nk'uko umunyamerika aterwa ku Imana, bazaterwa nk'uko umufaransa aterwa ku Imana, bazaterwa nk'ingurukira, bazabonera ubugingo hamwe n'abanyamahanga bazaba barizeye Imana.